Dutangiranye umukobwa hakunino. Umukobwa yasanze umusore afite impano hano yamupfunyikiye impano. Ndagira ngo ukurikire. Nuko dutangiye kuri Rock Entertainment ni ya YouTube channel yanyu. Wibutsa nimba utarakora subscribe kandi subscribe dukomezanye. Share, like, comment dukomeza dutwika. Bimeze bite? Umukobwa yageze hano disi asanga umuhungu yamuguriye isakoshi ifunyitse. Uzi ukuri no sakoshi nari nyirwayo n'umukobwa. Sheri mba nifuza kutunga ikintu cyose ukeneye mu buzima n'umuhungu. Kumwe wumva sheri wawe nta kintu kimutamukorera. Buretse iki ni igiki wanguriye? Umukobwa arebye isakoshi arumirwa. Iyi marike bayita Kate Spade. Iki gisakoshi marike ni y'abaturage, iyi ntago nayitwara. Sheri njye nakubwiye ko isakoshi itari Louis Vuitton cyangwa indi brand izwi, isakoshi ntago nayemera nyagasani. Ndabizi Bella, ariko ibintu ntago bimeze neza muri iyi minsi. Ndagusezeranya, urabizi mfite igitekerezo na business natangiye. Nibigenda neza business yanjye itangiye gutera imbere, ntagiye kubona amafaranga, nzajya nkugurira ikintu cyose wifuza mu buzima. Niko umusore yabwiye umukobwa. Kandi nyizereramo wumve ko business yanjye izakunda. Mukobwa, icyo gitekerezo cy'ubugoryi ufite ngo ni business uriya mushinga wawe njye mba mbona utazigera unacamo, mba mbona bitazakunda, nta mafaranga uzigera ubona. Umukobwa umva ukuntu acinege umusore. Umusore amubwira ati nta mafaranga afite muri iyi minsi, niyo mpamvu nguriye isakoshi ya make. Ariko nibica mu business yanjye natangije, nkatangira kwinjiza amafaranga, nta kintu uzajya ukenera ngo ukibure. Umusore urabizi ibaze agize nk'umuntu mbona nikoreye kino gisakoshi gihindutse yavuga ko nduwa hehe. Abakobwa bameze gutyo nawe urabazi. Kandi atabasha kuyigurira ariko ngarashaka isakoshi ihenze ahawe na sheri we, kandi na sheri we ndana amafaranga afite. Urabizi ndanashonje, caho tugenda ujye kungurira ibiryo, ndanashonje. Isakoshi yayimushugunye mu maso. Umusore asigara rero. Umusore avuye nyina mujyane kurya, nta kundi yararwiyemeje. Jira mu modoka. Bebe, none se urashaka kurya iki sheri? Bageze mu modoka, umusore amujyanye kurya, nta kundi nyine ubwo isakoshi bayanze. Ukuntu ugurira umuntu impano. Sheri, ndashaka kujya kurya steak, ungurire n'akawayini nywe ahantu hameze neza. Umusore, sheri, rero nkubwire, ntabwo twajya ahantu hahindutse se mu karesitora gasanzwe tukarya ibiryo bisanzwe ko nta mafaranga mfite? Reka uri kunyinisha? Jewe urashaka umukobwa mwiza nkanjye njye kwicara mu turesitora twa make nturiremo? Bagenzi banjye abayabonye bagenzi bari gupostinga kuri Snap bari mu maresitora arenze. Umva sheri, umusore kwatsa imodoka nayo yanga kwaka. Imodoka yanga kwaka kwa kundi nyine abasore kamodoka kabara akamake ukiri kwishakisha ushaka ubuzima. Waraguza akantu ka make nyine gahora kagupfiraho kugira ngo ube widepurasa muri Kigali uhiga ubuzima. Nanone birongeye. Ese ubundi uyu mwanda w'imodoka wazawujugunya ukagura indi modoka? Umva umukobwa amagambo babwira sheri. Umva Bella, reka business yanjye nibwo iri gutangira. Nibigenda neza nzajya nkujyana ahantu hose ushaka, nzajya ngukorera icyo ushaka cyose. N'umusore arabwira sheri we. Ese nzakubwira ryari? Iriya mishinga yawe, uriya mushinga watangije ni igitekerezo cy'ubugoryi, nta hantu uzigera ukugeza. Umva umukobwa ukuntu acinege sheri. We urebye biriya bintu ubona hari ikintu bizakumarira, uriya mushinga ni fake. Umve. Ndabizi umusore gukomeza gucana imodoka yaratse. Amagambo sheri amubwira akomeza kuyirengagiza, gusa ntago bari meza. Imodoka yaratse. Sheri, kuki utanyizere? Wanyizereye mukumva ko ibintu bizacamo kandi ibyo dukora bizabyara amafaranga. Ariko nawe ntukigire nk'umuswa. Reka nizere ko ahantu ugiye guca hatagira umuntu uza kumbona muri iki kimodoka cyawe cy'amafuti. Nyagasani, uramwumva niko abakobwa benshi bameze. Iyo ari mu kimodoka cy'umusore nyine bakundana, akamodoka gaciriritse cyangwa se kiwabo bashaka kwihisha. Ariko nanone yari kumwe n'umusore ufite cya kimodoka nka bimwe ntwara, abashaka kwirikana abantu bose bamubone. Umukobwa ari kugenda na sheri avuga ati reka nizere ko ahantu turi buca nta muntu uri bumbone n'undi muri kano kamodoka kawe k'amafuti. N'umukobwa sheri w'ayo magambo yose akayihanganira. Niko benshi bameze, hari n'utayicaramo kubwira ngo ya ngo ndatashye kugira ngo batamubona mu kamodoka kabi, hakagira undi muntu uza akamufata mu kimodoka cyiza. Bibaho. Umusore yaje hano barakwereka nyuma y'iminsi, ni umusore twabonye ufite umukobwa bakundana, ariko bisa bite sheri? Umusore ari hano, umusore afite impeta mu ntoki, kumwe umuntu aba yaguze impeta nyine n'ibiki bijya mbere. Umukobwa yaje asa neza, mu ntoki afite na ya sakoshi, noneho yari yaravuze ngo azagura ya Louis Vuitton, ngakunda amasakoshi ya Louis Vuitton n'amasakoshi abahenze. Ndabona ya sakoshi wifuzaga wayibonye cyane. None se ko byakunaniye kungurira isakoshi, byabaye ngombwa ko mbyikorera. Ndagira ngo mve amagambo y'umukobwa. Ibyo uri kubona muri iyi video ndabizi ni ibintu biba hano hanze ku bantu benshi, abahungu benshi n'abakobwa benshi. Umukobwa mvuga ukuntu abwira umuhungu ngo byarakunaniye kungurira isakoshi ihenze, mvuye kuyigurira.
Well, I'm sawa happy for you. ndakwishimiye nimba wabashije kuyigurira pe n'umuhungu aracyari mu mishinga agerageza guhiga kumwe abahungu b'i Kigali bari kwisuganya bagerageza guteka imitwe barebe ko bazabona amafaranga nabo ntago baryamye ndabizi nubwo bitameze neza muri iyi minsi none se sheri n'umusore urabona tumaze hafi umwaka wose dukunda sibyo ndetse ndashimira Imana ko ngufite mu buzima bwanjye umusore aramukunda ntago njya ntekereza ubuzima bwanjye tutari kumwe rero Bella umukobwa yitwa Bella uko umusore akora impeta aramupropose wakwemera kumbera umugore icyo ni giki ariko ubunyinisha iyo meta iyo ni diamond afite na karati nebyiri ako kameta k'amafuti kangana gutyo ni gatonyi yo ntago ari impeta pe umva umukobwa sheri mba nifuza nanjye kuguha ikintu cyose wifuza muri ubu buzima mba numva nakiguha gusa muri kano kanya icyo ngusaba ni uko wanyizera ukizera ko igihe kizagera nanjye nkabona amafaranga kuko ndi gukora ntabwo nicaye business yanjye natangije cyangwa se umushinga natangije nugenda neza nzakugurira ibuye ry'agaciro ryose wifuza basi dusimbuze mu mpeta ya make nguze umva reka ngusobanurire neza ubundi ikintu cya mbere ubanza ugishyire no mu mutwe ucyumve neza wa muhungu umukobwa biriya wita ngo ni business watangiye nta hantu bizigera bigera uriya mushinga wawe ni amafuti nta hantu uzigera ukugeza kubw'iyo mpamvu nta nubwo nakwemera kukubera umugore kuko wapi ariko ibaze ageze nk'umuntu mbona nambaye iyo mpeta ku kiganza cyanjye bavuga ngo iki mu rugo bavuga ngo iki inshuti zavuga ngo iki yageze nk'umuntu mbona nambaye iyo mpeta ihendutse gutya iciriritse abakobwa benshi uzarebe iyo mugenzi wabo bamutera ivi baza bafata impeta bareka turebe bayibarira agaciro nyine iyo babonye ari agaciro ka feke baguca amazi nyine barabikwereka iyo babonye ihenze nabwo uzabire barabipostinga ukabona ko hahiye urabizi Estefani yanambwira gukuri koko ntabwo uzigira uhinduka Estefani ni ndetse kandi none utangiye kumbwira sheri ni umuhungu dusigaye duhura muri iyi minsi dusigaye tubonana turashize n'umukobwa ese wakekaga ko nzategereza nkicara kugeza igihe cyose nkategereza kugeza igihe uzatangira kujya ungurira icyo nkeneye reka ntabwo nari kugutegereza ntabwo abakobwa bafite umwanya wo kugutegereza kuko abahungu benshi bangana n'abo bakobwa ubusanga ari abahungu bakirangiza ubusegonderi ubukaminuza bari kwishaka n'amafaranga barabona kandi uwo mukobwa aba ashobora guhura n'umugabo umugurira ikintu cyose akeneye ntabwo ngo rero abenshi bafite ubushobozi bwo gutegereza kugeza igihe we ngo wowe bakundana uzamugurira icyo ashaka umukobwa nibyo avugana ati we wumvaga nzagutegereza kugeza igihe uzangurira ikintu cyose nshaka ese ubundi ukeka ko iyi sakoshi mfite yari uwifite nayiguriwe nande kutabimbajije ntabwo ndi kubyumva ariko sheri wanyizeye ko kukumva ko ibintu bizagenda neza oya ngiye turarangizanyije njyewe nkeneye umugabo nyamugabo apana nkawe udafite icyo wimariye nkeneye umugabo nyamugabo uzajya umpa icyo nkeneye cyose wumvisha umuntu baba bakeneye ntabwo bakeneye uwo bakunda cyangwa ubakunda bakeneye ngo umuntu uzajya umuha icyo akeneye cyose uwo niwe mugabo nyine bita umugabo ngo nkeneye umugabo uzajya umpa icyo nkeneye cyose ahubwo reka nkwifuriza amahirwe muri ako gashinga n'aka business kawe watangije reka turebe ko hari icyo kazakumarira gusa mbona uwo mushinga wawe ntaho uzakugeza buriya umuntu ari gutangira kenshi abona ibintu bye nta hantu bizagera uwo musore John yarababaye cyane uwo munsi ubwo umukobwa yamusigaga umukobwa yahise ajya kwikundanira n'umugabo bitaga Estefani bagirana ibihe byiza barakundana uwo mugabo akajya agurira umukobwa icyo akeneye cyose byibura umukobwa noneho yabonye umugabo w'umunyamafaranga uzajya umugurira impano yose akeneye umuha icyo ashaka cyose ufite amafaranga yose ku buryo umukobwa nta kintu yigeze abura wa muhungu bari baranze John we aho yarari yaragiye arababazwa n'uko umukobwa bakundanaga yamwanze ariko nanone ngo amaze kwicwa n'agahinda bimuha umwanya wo kwitekerezaho atangira no gufokasinga cyangwa se kwibanda ku kazi ke no kugatekerezaho aragenda noza wa mushinga we yakoraga aragenda atangira gukora ya business yayitaho ayiha umwanya we wose muri iyo minsi John ari gukora kuri wa mushinga we yaje guhura umukobwa waje kumwizera yizera ko nyine ibintu byose bishoboka umukobwa mukundira uko ari atamukurikiyeho amafaranga cyangwa atamukeneyeho impano n'imwe John ngo yihuriye n'undi mukobwa mu gihe wa mukobwa wari waramanze witwa Bella umunsi umwe yaje gusura wa musore yari yarasanze ngo w'umukire bita Estefani ahageze
asanga Stefani ari kumwe n'abandi bakobwa nabo bari kubagurira impano. Burya ntago ari we bikorera gusa n'umunyamafaranga atereta abakobwa benshi abagurira impano nyinshi. Umukobwa mbere ngo yarahageze asanga wa mugabo Stefani ari guha impano abandi bakobwa bagurira ibintu bihenze. Katurore umukobwa ubuzima bwe bwahindutse bubu uwo munsi abonye ko umusore yari yarahungiye azi ngo ni umukire uzajya umwitaho. Burya ari umuhehesi n'abandi bakobwa ibyo amukorera bibakorera. Mu gihe umukobwa we byasaga nk'ibiri kwanga urukundo rwe rwanze n'umuhungu wajya kumuha amafaranga bashwanye, wa musore yanze John yari amaze kubona undi mukobwa none umukunda umwizereramo umukundira uko ari, wamukundiye ko ari umusore basi ugerageza no gukora ufite ibitekerezo utari umunebwe uvuga ati ngiye mfite icyizere ko business nkora bizacamo, amukundira ko ari umuntu basi muzima umukunda. Umusore wacu ngo John ubuzima bwe bwari butangiye kugenda busa nk'ubumera neza kurushaho, ndetse na ya business wa mushinga yari yaratangiye nyuma y'igihe ngo business yaragiye irafata amafaranga atangira kuboneka ari isuka muri ya business ye. Paka umunsi umwe noneho nyuma y'imyaka mike dore ngo baraza guhura. Wa mukobwa wacu bera wanze umusore, umukobwa ari mu nzira agenda yabonye wa mugabo yanze John barawe bite bera umusore asigaye asa neza agakaruvata agashati ubona ko gahenze hari yashize iki. You look amazing. Umva umukobwa sheri ko mbona usa neza uratangaje pe. Yongeye kubona wa musore yacaga amazi ngo ni umukene, bakubitanye umusore asa neza ameze neza cyane. Umusore Is that a Louis bag? Iyo sakoshi ufite se ko mbona ari ya Louis Vuitton. Iyo ni Louis Vuitton ufite? Ya masakoshi umukobwa yajyaga amusaba umusore akayabura. Umusore niyo afite. Yego. Nari mvuye kuyigura. None se yo ko mbona ufite ya masakoshi najyaga nkugurira ukayanga ya Kate Spade ngagura make, ko mbona we hari ufite na amahorora ko nari nzike ayo masakoshi ngo utayagendana mu muhanda. Umva umusore ukuntu amubaza, umukobwa ntago ameze neza. Oh, that's just a friend. Oya iyi sakoshi nari nyitwaje inshuti yanjye, umva kwihagararaho kandi niye. Ya sakoshi yajyaga avuga ngo ntago yakwemera ko shiri wayimugurira niya make ngo yamusebya, niyo asigaye agendana nyuma y'igihe. Umve So none se iyi modoka mbona uri kujyaho ni iyawe se? Imodoka nziza cyane. Umusore niyo yaragiye kwinjiramo umukobwa bayihuriye imbere, yajyaga amuseka ngo ufite akamodoka kabi kagenda kazimazima, ngo nabonye abagabo bafite amamodoka meza arenze abo bagabo. Umukobwa yanga kwizera umusore. Nta kamodoka nsigaye ngendamo muri iyi minsi. Umusore afite agakonfidensi ibintu aba yabyoroheje. Nta kamodoka kamfasha muri depurasoma, ni kamwe mu zanjye. Ubundi iyo umuntu yakwiriyeho mugakubitana nawe hari ukuntu ugenda ugatamo. Iyi modoka ni iyawe se nziza gutya? Umusore ati aka ni kamwe mu zanjye, ni kamwe mu zanjye, kugira ngo atazanagira ngo ufite imwe. Umukobwa arumirwa, yaracupiye, urabona ko adasa neza nka kera. Umukobwa arumirwa. Umva rero nkubwire rero sinigeze ndekera kugutekerezaho mu mbebe. Umva umukobwa ariko ntago mbyumva. None se si wansize umbwira ngo ufite sheri mushyashya usanze witwa Stefani? Si wambwiye ngo ni umukire ngo ni ingagari ngazaguha icyo ukeneye cyose? Ibyanjye nawe byararangiye nyine, byarangiye. Tubireke nako. Uribuka ya meta wanguriye? Noneho ubu ngubu yimpaye nta kibazo pe, nayakira uyizanye ukamporopoza. Umva umukobwa akiri kubwira umuhungu ngo yongera mu propose ari umukobwa wayisuze. Bite mombebe umukobwa azahita yambira sheri we ni wa mukobwa basigaye bakundana. Mombebe urasa neza, ereka ngo present Bera uyu yitwa Rose, Rose yitwa Bera, hitamo present sheri mushyashya. Uyu mukobwa kera twajyaga duteretana biraho. Umva umusore ukuntu yihenura nawe kuri wa mukobwa wa mwanze. Uyu mukobwa twarateretanyeho kera biraho. Nice to meet you. Byiza guhura nawe. Ntago namenye ko wabonye undi musheri mushyashya. Wari uzi ko nugenda ntazamubona. Turakunda. Ahubwo ntago ari sheri wanjye bisanzwe, ni fiance. John proposed a week ago. Icyumweru gishize yarampropoje, dore impeta yanguriye, yamuguriye impeta ya diyama nini, ya mpeta nyine irimo ibibanza nka 5 mu mujyi wa Kigali. Umukobwa arikanga. Ariko ngiye nari nanamwiyamye mubwira ni sheri wajya ureka kungurira ibintu bihenze, mubwira ni ntago ari ngombwa kwigora ngo muri ungurire impeta ihenze. Ariko byarangiye nguriye impeta ihenze cyane, uyarayireba arumirwa. Kandi uyu musore yajyaga amubwira ati nubwo nkuguriye impeta ya make, ubuzima nibuhinduka iyi mpeta ukayakira, tuzayisimbuza ibuye ryose ry'agaciro uzashaka. Buriya umusore wese uri gukora ntukamuca amazi, apfa kuba ari gukora nyine utabona yarishwe n'ibiyoga cyangwa ibitabi, nyine ubona nta cyerekezo afite, ubona ko atekereza basi afite ubushake bwo gukora, hari igihe bigenda neza. Sheri reka impamvu nakuguriye impeta mba nifuza ko ikintu cyose ukeneye mu buzima ukibona. Umva amagambo bari kuganira Bera bumva bahagaze imbere. Ayo magambo niyo bajyaga bayabwira
ngo ubuzima nibugenda neza azabona icyo ashaka mu isi. Aw. Sheri, Baby. urakoze rata mumpipe, twigendere Be like for dinner reservation. tugende. Suzi ko twakoze reservation muri hoteli tujye kurya. Umva ubuzima basigaye babayemo, ni uguhamagara n'utureservation bakajya kurya mu mahoteli ahenze. Right, we would Urabizi? you missing this? Harya ngo si ukunda kurya steak n'utuntu tw'utuwayini hafi aho se, bya bindi uno mukobwa yajyaga ashegera agashaka kurya. Umusore asigaye abigurira umukobwa amanywa nijoro icyo yakenera cyose, basigaye bakundana. Umukobwa wamwizeye. Umva sha, It was nice seeing you though. byari byiza guhura nawe rero Bella, reka njyane na Mompepe tugiye kurya mu duhoteli. Dore ukuntu akingurira umuryango umukobwa, ni za modoka zihenze bahita bacaho. Umukobwa yararebye arumira, I don't understand. ariko ntabwo mbyumva. Umva umukobwa ngo aramuhagarika, hagarika umusore. What does she have that I... Ubundi kariya gakobwa gakundiye iki? Afite iki njyewe nafite? Ndagira ngo mve amagambo. Niko yamubajije. Uriya mukobwa ikintu afite nuko yanyizeye. You see, Urabona? when you would get mad at me, Cyagiye wajya gurakara ngo nakuguriye isakoshi ngo idahenze ngo ya make. Ayo. Ndagira ngo mve amagambo y'umusore. Cyagiye wajya gundakarira ngo nakuguriye isakoshi ya make. girls would get mad at me for buying her anything. Uyu mukobwa noneho we tutangira gukundana uyu nabonye, we yarandakariraga iyo namuguriraga isakoshi iyo ariyo yose. She wanted me to. We yaravugaga ngo nta mpamvu yo kugira ngo mugurire impano cyangwa mugurire amasakoshi niyo yaba ari iya make, ngo kuko ngo nanjye ndakennye, ngo mfite kubanza ngafata ayo mafaranga nkayashora muri business yanjye, kuko ngo ntabwo ndagera ku rwego rwo kumugurira impano. Umvisha abakobwa abantu batandukanye. Mu gihe uwa mbere yiyamaguye umusore ngo kucyungurira impano ya make, kangurira isakoshi ya make. Umukobwa baje guhura nyuma witwa umukobwa baje guhura nyuma, we ngo yatangiye kujya mubwira ati umusore yamugurira isakoshi ya make. Umukobwa akamubwira toya, ati sinyeneye kungurira impano none hashiri, banza ushore utwo dufaranga twawe duce ufite, ndabizi nawe ntabwo uba wihagije, udushore mu mishinga yawe ubanze witeze imbere, impano uzaba uzigura kera. Umukobwa akanamurakarira akamubwira ati ntuzongere kungurira impano, nawe ndabizi ko utameze neza. Wumvishe ukuntu abakobwa batandukanye. And when you would get upset at me, Na cyagiye wajyaga unuka Then- ngo ntago mbasha kugusohokana mu mahoteli ahenze, ngo ahantu hahenze ngo tujye kurirayo, ngo ufatireyo sinapu wifotoze, ngo sinshobora kukujyana ahantu nkawe. Rose would get upset Uyu mukobwa Roza we, if I tried to take her out. iyo nashakaga kumubwira ngo musohokane tujye kurya ahantu hahenze, yaranyiyamaga, Would cook me. ahubwo akajya mu gikoni akantekera, akambwira ngo ntuhaguruka ukora akazi, njye mu gikoni ngo utekere, akanzanira ibiryo akangaburira, nkakomeza nkakora akazi, akifuza ko tudasipendinga amafaranga tudafite. And when you left me, Noneho For not buying. ubwo wansigaga ngo ntago nabasha kukugurira impeta ya diyama ihenze cyane, stood by my side, uriya mukobwa yangumye hafi, chilling until my arihangana arambwira ati weho nyambika impeta yose ushaka, upfa kuzagumana nanjye finally by her kugeza igihe cyose uzashakira kungurira indi mpeta. ring she deserved. None mu cyumweru gishize bizinesi yanjye yabyaye amafaranga menshi cyane, nabashije kumuporopoza mwambika impeta isimbura iyo nari naramuhaye ubushize, namuguriye diyama ihenze cyane. See, Urabona, she believed in me when I uriya mukobwa yaranyizeye, anyizera nta kintu na kimwe mfite. Wumvishe amagambo y'umusore ari kubwira uyu mukobwa ahantu batandukaniye n'uyu yashatse mushyashya. Uriya mukobwa yaranyizeye igihe nta kintu na kimwe nari mfite. so now I want to give her everything. None rero ubu ngubu mfite nanjye amafaranga, nzamuha ikintu cyose mfite kuko yanyizeye nta kintu na kimwe mfite. Ubu nanjye mfite amafaranga, nzamuha ikintu cyose mfite. Uwo ni umusore, niho mutandukaniye. Gusa byari byiza kukubona Bella, uzagira ibihe byiza. Umusore ayitaca, umusore yise yimanukira, ahita yikomereza. Nakubwiye ngo ubuzima bw'abakobwa benshi n'abasore i Kigali usanga ari uko bimeze. Buriya umuntu utakwizereramo udafite amafaranga kandi umwereka ko nawe uri umuntu w'umugabo, uwo muntu ntabwo ubundi muba mukwiye kuba muri kumwe. Nta n'impamvu yo gukomeza umwingingo, ukomeza ubimwumvisha ngo bizagenda neza. Uba ukeneye umuntu ukwizereramo, akizerera mu cyerekezo ufite, akavuga ati kuko bizacamo. Uwo niwe uba ugukunda bya nyabyo. Nawe wa wundi uvuga ngo uyu musore utagutunga, utaguha ibi n'ibi muri kano kanya, uwo n'ubundi naho yajya hose ntabwo bizakunda. Ciao ciao, reka mbabwire ngo ukeneye inkuru nk'izi n'utundi tuntu tw'ubwenge, mujye mutwandikira ibyo twababwiraho. Byagusaba ko ukora subscribe, ukajya unasharinga ugaha n'abandi bantu, cyangwa muri comment ukatubwira uko ubyumva.